Josh Ishimwe, umuhanzi usanzwe umenyerewe hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse ufite igikundiro mu bantu b'ingeri zitandukanye, akaba yaragiye amenyekana mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana abinyujije mu njyana ya gakondo. Uyu munsi yatunguye abantu benshi ubwo yagaragaraga akora ibirori dusanzwe tumenyereye ku bakobwa bagiye kurushinga, ibyo dukunze kwita bride shower, akaba yakoze groom shower. Ibi ngibi byatunguranye cyane mu maso y'Abanyarwanda dore ko batari basanzwe babimenyereye. Ariko rero nigeze kwibaza nti niba bridal shower niba kuba ari ugufasha umukobwa kugira ngo abashe kuba yasezera ku rungano, agirwa inama ndetse anaterwa inkunga mu buryo bwo kwitegura ubukwe, kuki umuhungu we yaba atabikorerwa ngo agirwe inama asezera urungano ndetse anahabwa izindi nkunga zishobora kuba zamufasha muri ubwo bukwe. Ariko uyu munsi dore nabibonye bibona kuri Josh Ishimwe. Rero muri uko gutungurwa mbibonye hari n'abandi benshi batunguwe nkuko twagiye tubibona ku mbuga nkoranyambaga ahagaragaraga video za Ishimwe Josh, abantu babaga bashyizeho amakomenti agiye atandukanye ariko yerekana ko batunguwe no kubona ibyo birori bya Josh Ishimwe. Rero muri uko gutungurwa kwacu twe babibonye na Josh Ishimwe ku ruhande rwe yatunguwe, atungurwa nuko abantu babifashe. Uyu Josh Ishimwe rero uri mu myiteguro y'ubukwe yavuze ko yatunguwe n'ukuntu abantu bakiriye ibirori byo guhamba ubusore yakorewe. Yemeza ko i Burayi aho byabereye babifata nk'ibintu bisanzwe. Ibi birori byavugishije benshi ku mbuga nkoranyambaga, bamwe bati n'akataraza muzakazana, abandi bati noneho aka ni agashya, abandi bati uwapfuye yarihuse, cyangwa uwazatinda ku isi yazabona byinshi, n'ibindi byinshi bigaragaza ko abantu bagiye batungurwa. Ibi ni ibirori byabereye mu Buholandi aho uyu muhanzi ari kubarizwa muri iyi minsi, ndetse akaba yemeza ko yatunguwe n'inshuti ze n'umuryango we, agasanga yateguriwe ibirori byabaye kuri uyu wa 10 Kamena 2025. Mu kiganiro kigufi Josh yagiranye n'ikinyamakuru Igihe turi gukesha iyi nkuru, Josh Ishimwe yavuze ko yatunguwe n'uburyo abantu bafashe ibi birori nubwo we byabaye atabyiteguye ndetse atanabizi. Uyu muhanzi yabivuze muri aya magambo agira ati natunguwe n'abantu binaha bankorera ibi birori, wenda iwacu ntabwo bimenyerewe ariko ino aha rwose bambwiye ko ari ibintu bisanzwe. Josh Ishimwe wajyanye n'umubyeyi w'i Burayi ageze kuri imyiteguro y'ubukwe bwe butegereje kuhabera ndetse buzaba ku itariki 21 Kamena 2025. Amakuru ahari avuga ko Josh Ishimwe yahisemo gukorera ubukwe i Burayi kuko ababyeyi b'umukobwa bitegura kubana ariho baba kandi nawe akaba hafite umuryango mugari. Uretse imyiteguro y'ubukwe bwa Josh Ishimwe, uyu muhanzi usanzwe uri kubarizwa i Burayi ari no gufatanya na Aline Gahongayire mu bitaramo yise Ndashima akomeje gukorerayo. Aba bahanzi bafatanyije na Emi Vox ndetse na Peace Hosiana baherutse gutaramira muri iki gihugu cy'Ububiligi kuwa 7 Kamena 2025. Kuri ubu bakaba bari mu myiteguro y'igitaramo bateganya gukorera i Paris mu Bufaransa kuwa 14 Kamena 2025. Uyu muhanzi rero umaze kuba kimenywa bose mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana abinyujije mu njyana ya gakondo, dore ko atanawumazemo igihe kinini. Mu minsi yashize nibwo yambitse impeta umukunzi we witwa Gloria usanzwe utuye muri Canada, nubwo uyu muhango bawukoreye mu Bufaransa. Mu kiganiro kandi n'ubundi Josh Ishimwe yagiranye n'Igihe yahamije ko yambitse impeta uyu mukobwa we bamaze imyaka 3 bakundana nubwo bari bamaze igihe kirekire baziranye. Uyu muhanzi yabivuze mu magambo yagira ati nibyo namwambitse impeta, ni umukobwa tumaranye imyaka 3 dukundana, ariko mu by'ukuri tumaze igihe tuziranye kuko twariganye no mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Uyu muhanzi yavuze ko bahuriye mu Bufaransa ari nawe yamwambikiye impeta. Ishimwe Josh ubusanzwe ni umusore w'imyaka 25 y'amavuko
wadukanye uburyo bwo gukora umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana abinyujije mu njyana ya gakondo. Yatangiye umuziki we mu 2020, akaba awumazemo imyaka 5 yonyine. Ni umusore wakuriye mu itorero rya ADEPR, aho kuri ubu abarizwa muri ADEPR Samuduha. Ntago aratangira gukora indirimbo ze bwite yanditse, ahubwo agenda asubiramo izindi abantu basanzwe bazi. Amaze gusubiramo indirimbo zizwi haba muri Kiliziya Gatolika ndetse n'izikoreshwa mu matorero atandukanye nka ADEPR n'ayandi. Izo ndirimbo zagiye zimenyekana harimo nk'inkingi negamiye, Yesu ashimwe, hari icyo nkwaka mwami, rumuri rutazima, Imana iraduteturuye, reka ndata Imana data, munsi y'umusaraba, Yezu wanjye, amasezerano, Yesu ndagukunda n'izindi. Uyu muririmbyi rero Josh Ishimwe w'imyaka 25 n'umwana w'ikinege, ndetse mu buhamya bwe yagiye avuga ko yakuze atazi se kugeza na n'ubu. Ubuzima bukakaye yakuriyemo, yagiye yitabwaho na mama we wenyine gusa, kugeza kuri ubu akaba amaze kuba umusore. Byongeye akaba ari n'umuhanzi womora imitima ya benshi kubera inganzo ye yashibutse kuri nyina, bituma arushaho gukunda umubyeyi we, ari nawe babanye cyane. Urukundo akunda umubyeyi we wamubaye hafi kugeza kuri uyu munsi rwatumye amwitura, amukorera ibirori bikomeye byabaye mu ijoro ryo kuwa 20 Ugushyingo 2024. Ibyo birori ni ibirori yakoze mu kwifatanya n'umubyeyi we kwizihiza isabukuru y'amavuko. Icyakora yabikoze amutunguye cyane mu rwego rwo kumwereka ko amuzirikana cyane. Uyu muhanzi rero umaze kugenda b'icyamamare mu buryo bukomeye, amaze kuririmba ubugira kabiri imbere ya Madame Jeannette Kagame. Nko kuwa 11 Kanama 2023, Josh Ishimwe yaririmbye mu isozwa ry'igiterane All Women Together gitegurwa na Women Foundation Ministries, yashinzwe ndetse iyoborwa na Apotre Mignoni Kabera, uzwiho gushyigikira cyane abaramyi. Ni igiterane cyabereye muri Kigali Convention Center, kitabirwa n'abagore barenga 5,000. Madame Jeannette Kagame yari umushyitsi mukuru muri icyo gitaramo, ndetse yagaragaye yizihiwe cyane mu ndirimbo Reka ndata Imana data, yaririmbwe n'abaririmbyi bari barangajwe imbere na Josh Ishimwe. Madame Jeannette Kagame kandi yabyiniye iyi ndirimbo Biratinda ari kumwe na Apotre Mignoni Kabera ndetse na Snatch, umuririmbyi ukomeye ukomoka mu gihugu cya Nigeria, ufatwa nka nimero ya mbere muri Afrika yacu mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Babyiniye indirimbo Biratinda banayiririmba ijambo kurindi. Naho tariki ya 13 Kanama 2023, Josh Ishimwe yongeye kugirirwa umugisha wo kuririmba imbere ya Madame Jeannette Kagame. Hari mu masengesho yo gusengera igihugu cy'u Rwanda yabereye muri Kigali Serena Hotel. Akaba yarahuzaga urubyiruko ruri mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi. Ayo masengesho kandi akaba asanzwe azi nka Young Leaders Prayer Breakfast. Icyo gihe yari yitabiriwe n'abagera kuri 400 biganjemo urubyiruko. Ngibyo bimwe mu byo twari twabakusanyirije kuri uyu muhanzi. Uyu munsi wakoze ibidasanzwe, agakorerwa Gloom Shower, aho abantu babivuzeho mu buryo bugiye butandukanye bavuga bati aka ni agashya uyu musore azanye katari kamenyerewe mu Rwanda. Filime Umwizerwa series yamaze kugera hanze. Ariko wa mukobwa wagize ubukwe bwiwe Baritazari na Mwizerwa nyuma yo gukora ubukwe, mu ijoro rya mbere Baritazari yisanze ari ikiremba. Mbabara nanjye nagarinje nishatse ndibura ibintu byambayeho, niba ari amarozi, niba ari amashitani. Uyu musaza Diarose wataye umuryango akarorongotanira mu mahanga, akaba ahamagaye umuryango we, yaba yifuza kugaruka. ntago byakona Dia. Uretse gato reka nkubwire Iryo ni ntago ushaka kubona mu maso yawe. Ako, alo? Alo? Buse nimero yawe. Ni papa turi kuvugana? Wowe nta papa ufite, uri imfubyi. Alo? Ashaka ikigore gifite amafaranga. Ibyo bintu ntago bihawe umugisha. Zamukurese ubona. Urasa. Kwari igikobwa nabonyera.
byose urabisanga muri iyi filime iri guca kuri YouTube channel ya Shushu Films. Yikurikire ukande subscribe, like, comment ndetse ntiwibagirwe no kuyisangiza abandi. Omora TV.